bagasuhuza ku bantu bose bakoze subscribe kuri Kamba wanyu. Icyo mbasaba uyu munsi tubafitiye iki? Tubafitiye umutumirwa yakoze ibintu byinshi cyane, yakoze ibintu birenze cyane. Reka dukomezanye nawe twumve ukuntu ibintu bimeze. Let's go. Sister wanjye bimeze bite? Meze neza narebe. Kuvugana nande? Kuvugana na Ibyo Jemima aka Mama cyangwa Umeze neza narebe? Ya, meze neza narebe. Ibintu bacamo narebe? Narebe ni fresh. Uri tayari ko nshaka kubaza utubazo dukeya? Ya, ndi tayari. Meze fresh? Ya, meze fresh. Kigali ngo imvura iri kugwa byataye. Imvura iri kugwa ntago ari cyane, iri kugwa ikongera ikanga. Yego. Uri tayari neza ibintu neza narebe? Ya, ndi tayari nta kibazo. Ako ngo wari warabuze amana waragiye. Umuntu aba ari mu kazi ari bize ariko agira ibyakaboneka. Ibintu fresh. Ya. Okay, tutubazo dukeya na nyagutumbarizaho gato tuboro ngiye kubazaho gatoya nimba utari kwihuta narebe. Nta kibazo wambaza. Okay. Iyo umuntu wumvise ngo umufungo warabuze Kigali urabona ukuntu ibintu byose bimeze urumva natwe tuba twaje imihanda turi guhiga dore kubona ibintu biba byabaye na danje ariko ubu ngubu ngize Imana kuba tukubonye kabisa. Okay. Umufungo warabuze ati ngo gake mu rukundo iyo uri mu rukundo ni ikihe kintu ku muhungu nyine akora kumva ku bwawe nyine ukumva cyagukure byatara ukavuga ati uyu muhungu cyaze muri iyi minsi noneho nkavuga ati ibi ngibi noneho kabisa ibi nanjye byankuruye. Shase ibyo ukundana n'umuntu se? Ukundana n'umuntu nyine ukavuga ati cyaze uyu muhungu atandukanye n'abandi bantu bose ukavuga ati uyu nguyu ewana umwe mugezeho ibintu byose bari fresh. Sha kuri njye ubwongo bw'ikeneye ankora kirenze no kuma amafaranga ubwo yifungoye kabisa akakwitaho. Nese ari umuhungu utera imitoma n'umuhungu gwa gift nyine wa muhungu ubutereta neza gwa keya guhamagara mu gitondo mbose akakubita ka SMS akari na wa muhungu uri broke uri mu kazi kavuga ati mukubitiye yenda ibyo 100 cyangwa ibyo 1000 ariko ntabone time yo gusohoka uvuge ati twasohoka cyangwa se akavuga ati bebe wanjye ibi nibi oya kuri call wapi nyine akabona time nyeya cyane ariko amafaranga ari menshi cyane na muhungu tugira utugambo twisi cyane nyine gwa keya zatari niwe muntu kuri wowe wumva kuvuga ati uyu muntu niwe rero kwa kabisa. Yama ibiceri kuko amaye ibyo biceri nanabisohokamo ngewe ubwanjye nkajya kwenjoyingamo nubwo atabahari. Ibyo nta kibazo. Ndetse muri make no kuguha amafaranga wowe ukavuga ati ngiye nimba n'uko rukundo niruje ku ruhande ariko ngewe cyambere nuko mba ndi kubona amafaranga kuri ngewe. Cyane rwose cyambere nuko aba ari ko amafaranga. Bigeze azabonera umwanya azazana bwo tukenjoyinga. Umunsi wawe uvuga ati umunsi wawe uteye ute ku munsi ukavuga ati yenda nko muri weekend nko ku cyumweru umunsi wawe upanze ute? Nko muri weekend iyo ntafite nk'akazi ndabyuka nkaraba nkafata breakfast nkakora amasuku ni n'umwanya cyane cyane wo kwitekerezaho cyangwa wo gufata time ugasohoka. Ako nawe ugiye gusenga ni gake cyane kubera insengero nyinshi barazifunze nyinshi ziri kure. Umuntu amaze n'igihe ajya mu kazi ataruhuka ubwo agafata n'akanya akiruhukira. Ujye mu kabari? Sometimes rimwe na rimwe. Sure. Sure. Ku buryo isaha yo gutaha kera cyane ukavuga ati isaha ntabwo igirenga ku mukobwa ukavuga ati niye saha kuri wowe? Mu busanzwe nkanjye wenda byari imbere ariko se ubu ngubu umuntu aba yigenga igihe cyose yataha. Ariko ibyo byo kuvuga ngo ku mukobwa hari kera rero ubu ngubu igihe cyose natwe dusuye tugitaha. Sure. Yego. Nesiko numva nawe Kigali uri muri babandi barara bagenda amajoro bimeze bite? Ntawe utagenda bitewe n'ibimugendesha. Niyo mpamvu rero ushobora gutaha ayo masaha bitewe n'ibintu biri kukugendesha. Iki cyo bavuga ku mukobwa ukuramo inda? Iki navuga ku mukobwa ukuramo inda? Umukobwa ukuramo inda rero ngewe kuri ngiye ku giti cyanjye ntabwo namubreminga ngo yakuyemo inda. Ni uburenganzira bwe. Ku muntu afashe umwanzuro aba yabitekerejeho ababizi ko ari hagati y'urupfu n'ubuzima n'ubuzima bwe kandi byongeyeho. Ngewe rero uko mbitekerezaho ari we wifatiye umwanzuro ku giti cye ngewe ntabwo nabigiraho ikibazo. Ni iki cyo bavuga ku mukobwa uvuga ati ngiye murona paka natarabyara ataranigeze nakuramo inda wavuga icyo wababwira iki? Umukobwa ujya kuboneza urubyaro. Ikintu nababwiraho ni byiza cyane kandi aho kugira ngo asame iyo nda ayikuremo cyangwa abyare umwana mujugunye cyangwa abeho nabi. Urabizi abahungu b'iki gihe baratera inda bakihakana abana neza. Ariko hari n'igihe usanga uvuga ngo umuntu ari no kukubeshyira ukavuga ati ibyo ntabwo bibaho. Oya aho kugira ngo asame cyangwa aze mu bibazo bindi
yagenda agafata urwo rushinge cyangwa ibyo binini, it's fine, nta kibazo, njye ntabwo namubureminga. none se N'ubundi mu minsi iri imbere twe ntabwo tuzabyara abana barenze 2 cyangwa 3. nese ugiye kuboneza bikaba ngombwa ko utazongera kubyara biba bimeze bite? Aho ho ni umwanzuro ukomeye cyane, ubwo sinzi icyo namuvugaho. Washakana n'umuhungu ujyanye iwanyu mu rugo papa wakamwanga? Yamukunda namushaka njyewe. Bonye kuvuga ati ntuzongeye kugera muri runo rugo, twe turakubyarutse iwane, bakavuga ati umva niyo ushaka uzaba uri mu kibazo kimeze gute, bakavuga ati njyewe wapi, reka si ubwo duteye shwi. Njyewe ubwanjye nafashe umwanzuro nkamwemera nkamukunda, nkafata umwanzuro wo kumujyana mu rugo. Ibyo kumujyana mu rugo ni nko kumubereka, njyewe ubwanjye muri njye nabamukunda, ibyo bakora byose ntabwo namwanga. Sure. Kuba njyewe ubwanjye mukunda, kuko ntabwo ari bo nzabana nabo, ni umugabo twaba tugiye kubana, kandi si wowe azampitiramo wo kubana nawe. Ari umuhungu w'umukene n'umuhungu w'umukire, kuri wowe ubafata gute? Mbafata gute? Nka gute se? Iyo muri relationship murimo, muri relationship uba umeze neza ninde? Ni umuhungu w'umukire cyangwa umuhungu w'umukene? So wende umuhungu w'umukire mushobora gukundana afite amafaranga, ariko urukundo narwo ari gake cyangwa yiteretana n'andi baby ku ruhande. Abo bakene akenshi baba bafite urukundo n'utugambo twinshi gusa tw'injuga, ariko nta mafaranga baba bafite. Nanone ntabwo mwahuza cyane kuko uba ukeneye ayo mafaranga sometimes ku muntu mukundana, musohoke se agufashe ku bibazo runaka, urumva ni ikibazo gukundana n'umuntu ukennye. Ese gukina ni ingeso mani? Ntabwo ari ingeso, ariko ni ikibazo nyine, ntabwo ari ingeso. Nihangane abari kudukurikira mwese mwihangane, abo bakene. Mbese muri make umuhungu w'umukene ntagatereta? Ntabwo byakora kuko atereta. Uyu munsi ubuzima bushobora kwangana, none sinamuca intege, ejo bikemera. Ntabwo abantu bose bavutse bakize. Sure. Yego. Ni iki muri iyi minsi urabona ko ibintu muri iyi minsi ibintu byose byagiye bitandukana, ari abakobwa cyangwa abahungu, ntabwo bakivuga ngo izi ngizi ngo ibi by'abahungu ntibabikora, ibi ngibi by'abakobwa ngo ntibabikora. Muri iyi minsi ibintu biri kuvuga ko abahosita cyangwa abandi bari guhostinga nijoro cyane, biri kuvuga ko ari uburaya. Wowe uri kubivuga iki? Umukobwa akajya gukorera ku kazi yenda aranahembwa neza pe, ariko abantu muri sosiyete yo hanze tukavuga ati ni indaya, ibiki n'ibiki n'ibi, ngo nta mukobwa wamasuye ikibi, ngo ntabwo yavamo umugore. Urabavuga iki ku bantu bakora kuri kariya kazi? Njyewe kabutse navukiye Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera. Njyewe kuri njyewe kuvangura hostinga cyangwa ujya kumansura, nta ubwo buraya bavuga bakora, nta muntu utakora uburaya. Nubwo wenda uwo babifata nk'uburaya bitewe n'ukuntu yambaye, umuntu agomba kwambara bitewe n'akazi akora. Niba uri umuyede menya uko wambara, niba uri umuhosta nyine nawe wambara ibintu bikurura abakiriya, kuko nyiri kabara aba yakwishyuye. Yego, ubwo rero ntabwo yambwira ngo urafata umuntu ngo nuko umubonye gutyo ngo ni indaya. Ntabwo ari uko aba ari uburaya, we ari mu kazi, wowe uramufata ukundi, ariko we ari mu kazi. Ariko bivuga yuko nyine nyuma y'ako kazi akenshi na kenshi, nese yenda reka nk'uyu urugero, umukobwa yenda ufite umugore yenda arahostinga, ari gutaha saa 9 z'ijoro, yenda afite umwana, ibiki n'ibiki n'ibi muri sosiyete yo hanze, akubwira mama wawe ngo ufite umukobwa dukundana, akubaza ngo akora iki, abyina mu tubari, ibiki n'ibiki, urazi ko n'imyenda baba bambaye ibiki, ubyumva tukavuga ati bimeze bite? Wowe icyo wakora, kubera niba wowe mbere na mbere wowe ubwawe niba wabashije kwakira akazi girlfriend wakora, bihishe iwanyu. Ntabwo azaza yambaye nk'uko akunda ajya kubyina amaherezo, ariko n'ubundi byanze bikunze biramenyekana. Wenda wamukunda abikora, nyuma ukabimukuraho wenda ushaka akabivaho. Kandi turi kuvuga ko ari akazi. Ari akazi. Ariko kabatunze. Wamuhindurira akazi, ubwo nawe ushaka akabireka. Wemera ko yenda ufite umugabo, wowe ufite akazi kaguhemba n'umugabo adafite akazi, mwabana neza nk'uko abagabo baba bafite akazi agatunga umugore, wowe ufite amafaranga menshi cyane ariko umugabo wawe nta mafaranga afite? Kuri njyewe twabana nta kibazo. Wowe ukaba ufite imodoka, umugabo wawe agenda n'amaguru, nta kintu afite, ibintu byose ari hatari. Yego, kuko mbere yuko mfata umwanzuro wo kujya kubana nawe, uje gukina oya ndi kuvuga mubanye gutyo, turabona akazi, turamenya iki, noneho wowe ukakabona mbere ye, wowe nyine ukabona amafaranga amusomye. Ese byaba ngombwa ko nyine ubu ukiri kuri level, hari abantu yenda abagore bamara kubona amafaranga akavuga ati umugabo wanjye ibiki n'ibi. Oya, nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, nuko byabaye by'iki gihe, ariko buri mugabo yubahwe. Niba uri umugore urusha n'umugabo wawe amafaranga, mwubahe n'umugabo wawe. Iyo wumvise bavuze umuntu wumva iki? Iyo umuntu akubwiye ati umuntu ni mugari, nta nubwo wamumenye, sinamenya n'igisobanuro cy'umuntu. Nyine wumvise umuntu kuva ati uyu muntu. Umuntu ni umuntu, ntiwamenya ibye. Sure. Yeah. Kandi nawe uri umuntu. Nanjye ndi umuntu.
Mva wakoze kabisa man. Mwakoze Ngaho cyane. nkundisha abantu. Hello guys, abakunzi b'iyi channel ndabakunda nanjye. Mukomeze mukore subscribe, like and share Abwira na bamene ku comment. mafaranga ariko. Mumuhe n'amafaranga menshi cyane, Imana ibahe umugisha.